umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Ezekiyeli igice cya 19, 20, 21, 22, 23, 24 na 25. Imana izatuyoboze mu Mwuka Muziranenge. Ezekiyeli igice cya 19. Kuririra ibikomangoma bya Isirayeli. Imana yabwiye Ezekiyeli kuririra ibikomangoma bya Isirayeli. Yahanuye uburyo bagombaga kujya bafatwa bakajyana muri Egiputa n'i Babuloni bagacirwa urubanza nk'urw'abagome. Bagiye bagereranywa n'ibyana by'intare byakuzwe neza nyamara bigatangira konona, ndetse bagereranyijwe n'umuzabibu wakuze neza nyamara ukaza gucibwa ukarandurwa. Muri iki gice twigiramo ko uwo waba uri we wese igihe udashoboye kugendera mu mategeko y'Imana, Imana iraguhana kugira ngo abandi bakwigireho kuyubaha. Ezekiyeli igice cya 20. Kwica isezerano bitera ingorane. Abakuru ba Isirayeli bari barajyanyeho iminyago basanze Ezekiyeli bamusaba kugisha Imana inama. Imana yarababwiye iti, uhereye kuri ba sogokuruza banyu ntabwo mwese mwashoboye kugendera mu isezerano ryanjye. Imana yashakaga ko Yerusalemu haba umurwa w'amahoro umenyekanisha Imana mu mahanga, nuko uwo mujyi barawuhindanya, ahubwo bakajya basenga ibigirwamana bakagendera no mu ngeso mbi. Mbese wibuka ko nawe Imana yifuza kwimenyekanisha mu bakuzengurutse? Imana ibaha umugisha. Ezekiyeli igice cya 21. Inkuru mbi ku Bisirayeli. Imana yatangarije Abisirayeli ko kubera kugoma inkota izabarya. Yababwiye ko izabateza abanzi babo kandi ko itazabatabara. Imana yashuriye Ezekiyeli ko ingabo za Babuloni zizaza zikabatera, nanone zigatera n'ibihugu by'Abamoni. Abahanuzi bababwiraga ko ari amahoro, nyamara nta mahoro y'umunyabyaha. Reka twese duharanire kuva mu byaha tutazacirwaho iteka byaciriwe Abayisirayeli. Ezekiyeli igice cya 22. Kumena amaraso y'inzirakarengane. Umujyi wa Yerusalemu warangaga no kubura ubutabera. Habaga ikandamizwa ry'abaturage ndetse bikazana urugomo no kumena amaraso y'inzirakarengane. Bicaga ababatumweho bagatera amabuye abahanuzi. Inshuro nyinshi banze ko Uwiteka babundikira mu mababa ye, ahubwo birundurira mu bigirwamana biteye isoni. Ubu bugome n'ubugizi bwa nabi bwatishwe umurindi na Manase kuko yicishije abantu benshi cyane. I Yerusalemu aho kuba umurwa w'amahoro ahatembaga amata n'ubuki, hahindutse umurwa w'amarira n'amaraso. Icyaha kirusha ibindi kuba kibi ni uguhutaza inzirakarengane. Imana iri mu ijuru izahaguruka abicanyi bose ndetse n'abakandamiza inzirakarengane izabaciraho iteka nk'uko yageze Yerusalemu. Imana ivuga ko yashakashatse umuntu wasana akaziba icyuho cy'ibyaha byabo, yaramubuze. Uyu munsi dufite ushoboye gusana urukuta akaziba icyuho. Uwo ni Yesu uduhuza n'Imana. Izina rye niryamamare hose. Ezekiyeli igice cya 23. Ohora na Oholiba. Uhoraho yaciye umugani w'abakobwa babiri bavukanaga. Bose bigize nabi uhereye bakiri bato. Ntibirindaga ahubwo
bariyandarikaga aho bageze hose. Ohola yegereranywaga na Samariya, naho Oholiba yegereranywaga na Yerusalemu. Imana yacu ni Imana ifuha. Ntinezezwa no kubona hari undi twiyambaza uretse Yesu. Samariya Imana yaraharetse barahasenya, ndetse na Yerusalemu barayisenya. Kuko uhereye bava muri Egiputa, Abisirayeli bakomeje gupfukamira ibigirwamana bitumva kandi bitabasha kubakiza. Iyi migi ya kera, Samariya na Yerusalemu, nubwo ari myiza cyane, Imana yarayirimbuye iribagirana. Natwe muri iki gihe twirinde kugwa mu cyaha cyo kureka Imana nk'abari batuye muri iriya migi. Ezekiyeli igice cya 24. Umugore Ezekiyeli yakundaga. Ahabanza muri iki gice, Imana yabwiye Ezekiyeli gushira isafuriya ku ziko, maze agatekamo inyama nziza zigatogota cyane, maze ategekwa kwarura imwe imwe. Byashushanyaga ko itariki Yerusalemu yagoswe, buri wese urimo imbere azagerwaho n'urubanza Imana yari yaravuze kera. Twese nta n'umwe uzasimbuka urubanza rw'Imana. Imana ireba ibiri mu isi byose nk'uko uwarura mu isafuriya aba areba buri kintu cyose kirimo. Imana yabwiye Ezekiyeli ubutumwa bubabaje cyane iti: ngiye kukwaka uwakunezezaga. Maze Ezekiyeli azinduka ajya kubwiriza. Bigeze nimugoroba atashye, umugore we arapfa. Maze Ezekiyeli ntiyarira kandi yambara ingofero. Bamubajije impamvu atari mu cyunamo, aravuga ati: namwe Imana izasenya urusengero mwakundaga ndetse irimbure n'umugi wose, kandi ntimuzaba mwemerewe kurira. Iyi nkuru itwereka ko buri wese yagirwaho n'ibyago nk'uko byageze kuri Ezekiyeli, nyamara yemeye gukomeza kuba umuhanuzi w'Imana. Ezekiyeli igice cya 25. Imigi ikikije Yerusalemu. Igihe Yerusalemu yarimbukaga, byari ikimenyetso ku mahanga yikikije ko nabo Imana izabacira urubanza. Abamoni n'Abamowabu bakomokaga kuri Loti n'abakobwa be. Aya mahanga yombi yeretse kumvira Imana, ahubwo igihe Yerusalemu yari mu byago, bo baravugaga ngo awa ntibumve. Gushinyagurira ugize ibyago ni icyaha Imana yanga. Abedomu bakomokaga kuri Esawu nabo bagiriye nabi Abisirayeli ku buryo bukabije. Imana izahana yihanukiriye abarenganije intore zayo. Abafilisitiya nabo birengagije impuhwe, ahubwo bagirira nabi Abisirayeli. Imana yarabarimbuye kuko yifuza abacyumvira bakitondera ibyo yahamije mu mpapuro zera. Muri iki cyumweru cyose Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, Samariya na Yerusalemu ni ayahe mazina mashya Imana yabise? Icya kabiri, ni ikihe kimenyetso gikomeye Imana yahaye Ezekiyeli kandi kibabaje? Icya gatatu, ni ayahe mahanga yari azengurutse Yerusalemu Imana yahisemo guhana? Imana ibahe umugisha.